Kubakunze b'ikiganiro imbere heza rero Best Future kuri uyu munsi noneho tugiye kuganira ku muryango PSA. Nkuko twagiye tubibabwira tugenda tubagezaho ibikorwa bigiye bitandukanye by'urubyiruko, amatsinda y'urubyiruko, amaklebe, amakipe y'umupira w'amaguru, amakoperative, amasosiyete y'ubucuruzi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye byose bigamije kubaka imbere heza urubyiruko. Uyu munsi rero PSA twabatoranyirije tuganiraho. PSA ni impine y'amagambo y'icyongereza avuga Presbyterian Student Association, benshi bakaba bazi nka AEP, nabyo bishatse kuvuga Association des étudiants presbytériens au Rwanda. Uyu muryango w'abanyeshuri b'aba presbyterienne rero biga muri kaminuza n'amashuri makuru mu Rwanda ukaba waratangiye mu mwaka w'ibihumbi 2000. Ukaba waratangiriye muri kaminuza nkuru y'u Rwanda yari imenyerewe ku izina rya UNR, Université Nationale du Rwanda, imwe muri kaminuza rukumbi yari imaze igihe kinini ari nini muri iki gihugu cy'u Rwanda. Nyuma yo kuhahurira rero nyuma ya jenoside ndetse nyuma yo guhura n'uruva n'uruza rw'abantu benshi bigaga muri iyo kaminuza, aba presbyterienne babashe kwicara hamwe batekereza uburyo babasha gukora ivugabutumwa muri iyo kaminuza kandi bagakomeza gahunda yo kwizera ndetse no kwiringira Imana mu byo bakora. Dusubiye inyuma gatoya, tuzi neza ko muri iyo kaminuza nkuru y'u Rwanda iyo umuntu yajyaga kwiga kenshi wasangaga bamubwira ngo uragiye umenye yuko waba uri umusore waba uri umukobwa nta mwanimateri wabonaga muri secondaire uzongera kubona, nta animatrice uzongera kubona, nta préfet des études uzongera kubona ukabukira ukubwira ngo jya kwiga, ahubwo wagendaga witeguye gukorera Imana cyangwa bakavuga ngo gukorera Satani, kuko icyo umuntu yajyaga yo gukora cyose yaragikoraga kandi akagikora nta umwitayeho ndetse nta n'uwabasha kumubwira ngo wikore iki se cyo. Ibyo rero kenshi byagaragaraga harimo imyitwarire myinshi y'urubyiruko ndetse n'abanyeshuri intiti za kaminuza, aho wasangaga mu mashyamba makuru, mu ishyamba rinini rizwi nka Arboretum riri iruhande, wasangaga kenshi mu mashyamba harimo abakobwa n'abahungu, rimwe na rimwe bari gusambana, abandi bari kunywa ibiyobyabwenge, abandi bataye ishuri bibereyemo gusa bari kuruhukiramo n'ibindi bikorwa bibi bishobora kuhaba. Ariko ku rundi ruhande ukahasanga nanone andi matsinda y'urubyiruko ruri mu matsinda atandukanye ya Gikristo barimo basenga. Ni muri urwo rwego rero aba presbyterienne bari bahari muri icyo gihe bageze kuri 5 bavuze ati ni byiza yuko nubwo tumara igihe kinini muri kaminuza dukwiye kujya tugira n'igihe cyo gusenga. Mu mwaka w'ibihumbi 2000 rero niho batangiye gahunda yo gusenga. Amateraniro yabo bakajya bahura ku wa gatatu bakamara isaha imwe bakaganira ku ijambo ry'Imana, bagasengera amasomo bari kwiga, bagasengera itorero ndetse bagasengera n'umurimo w'ivugabutumwa wari ufite imbaraga ndetse wagombaga kugira byinshi uhindura ku myumvire y'Abanyarwanda. Nyuma gato y'ibihumbi 2000 mu mwaka w'ibihumbi 2005 uwo muryango wari ukomeje kwaguka, dore ko hari hamaze no kuvuka korali kubw'ubuntu imaze kugira imbaraga, aho yari itangiye kugivuga ubutumwa kuri chapelle y'Igifaransa yakoreraga hafi ya FTPB, Faculté de Théologie Protestante, ahari ubupiasi, ndetse bakajya no ku Karubanda kuri paroisse ya Karubanda iri munsi ya gereza ya Huye. Mu mwaka w'ibihumbi 2007 umuryango wa AEP wakomeje kwaguka, aho nyuma ya korali kubw'ubuntu yasaga naho ariyo departement yari igize uwo muryango, hatangiyeho commission eshatu. Hariho komisiyo y'ivugabutumwa yabarizwagamo ibikorwa by'amasengesho, ikabarizwamo ibikorwa byo kubwiriza ubutumwa ndetse no guhugura abavugabutumwa, ndetse hakabamo n'ibikorwa byo kwinginga. Habagamo evangelisation, intercession ndetse hakabamo no kuvuga ubutumwa mu buryo bw'indirimbo. Nyuma y'ivugabutumwa rero hahise hajyamo na komisiyo yo kwakira abantu cyangwa se twakwita protocole, aho iyi komisiyo yari ishinzwe kumenyesha abantu ndetse na gahunda z'amateraniro aho zibera, hakabasha kwandika ku bipapuro na za marikeri
ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye bamanika ku biti, ku byapa, ku mashuri ndetse n'ahandi, babasha kumenyesha abantu aho amateraniro ari bubere kugira ngo abantu babashe kuza gusenga. Iyi komisiyo kandi ikaba yaramanikaga amabanderole ndetse ikaba yanasabira n'uruhushya abavugabutumwa baturutse hanze ya kaminuza, aho wasangaga kugira mu biterane ndetse n'ibindi bisanzwe baritabazaga abanyeshuri muri faculté de théologie guturuka i Butare, abakristo n'abakuru b'itorero guturuka kuri paruwasi ya Butare ndetse n'ahandi mu nkengero zigiye zitandukanye kubasabira impushya ndetse n'ibindi. Hakaza na komisiyo ya musique technique yagendaga n'umuziki ndetse n'iterambere muri muzika, aho yakurikiranaga cyane korali ku bw'ubuntu, igakurikirana worship team himbaza, ndetse ikabasha no gukurikirana n'iterambere rya muzika, abacuranzi ndetse n'ibicurangisho. Aya makomisiyo atatu rero yabashije gukora ivugabutumwa bikomeye, niho abantu batangiye kubona ko koko kuvuga ubutumwa, ubuntu n'impano afite, uburyo ateye, uburyo akora, uburyo abayeho bwose bushobora gukorera Imana. Aho wasangaga umuntu udashobora kujya ku gatuti ngo abwirize, ariko yahagarara ku muryango akakira neza umuntu agataha avuga ati nta handi nzongera guteranira ahubwo nzajya nza. Aho umuntu utabashije kubwiriza ubutumwa ariko ashobora gushushanya neza ahantu amateraniro ari bubere cyangwa igiterane kiri bubere, akabishushanya neza, akabyandika neza, yashyizeho amabara atandukanye n'amarikeri, ubundi igipapuro wakimanika ku rukuta, wakimanika ku muryango abantu binjirira, abantu bakavuga ati tugiye kureba ibi bintu banditse hano, kuko uwabyanditse uburyo yabyanditse biragaragaza ko bifite agaciro. Nubwo buryo rero abantu bagiye batangira uburyo budasanzwe mu itorero, abantu benshi bari bamenyereye ba ngwino cyangwa se haza uwemeye, ibintu birahinduka, abantu batangira gutekereza ibintu bakora byose bishoboka kugira ngo ivugabutumwa ryaguke. Hari n'ubundi buryo rero budasanzwe bumenyereye bwagendaga bukoreshwa, aho nko mu biterane by'ivugabutumwa wabonaga umuntu afata tike agatega imodoka akava i Butare akagera mu mujyi wa Kigali cyangwa akagera mu mujyi wa Rusizi nta kindi kimujyanye, ahubwo ari ukugira ngo agende abwiriza ubutumwa. Bamwe mu banyeshuri baba bari muri izo nzira bataha, bagenda cyangwa bagaruka, cyane ko byari bimenyerewe ko muri weekend hari n'abo bavugaga bafataga imodoka berekeza za Uganda mu bitaramo, mu tubyiniro n'ibindi. Abo ngabo nabo bakagenda bumva ubutumwa, kandi biza kugera ubwo hagera n'abatanga ubuhamya bavuga ati nari ngiye muri bisi ngiye Kampala, ngiye mu bucuruzi budasobanutse, ariko numvishe ijambo ry'Imana mu modoka ndahinduka. Ubuhamya nk'ubwo bwagiye butambuka ndetse busubizamo imbaraga abantu. Nyuma yaho gato mu 2007 rero nibwo Association des étudiants presbytériens AEP yatangiye nanone yivuguruye bwa kabiri, nyuma yo kuva kuri korali ku bw'ubuntu ikajya ku makomisiyo atatu, noneho hagiyeho amadepartement 9, aho buri munyeshuri wese wazaga kwiga muri kaminuza wo mu presbytériens yagombaga kubasha kugira ahantu hamwe yibona. Ibyo bijyana no gushyiraho icyo twageranya n'amatorero y'ibanze y'ubu ari cyo twita serire. Serire ni itsinda ritoya ry'abanyeshuri hagati ya 5 n'10 babashaga kugira umunsi wo guhura, bagakora umuryango, bagasenga Imana, bagafashanya, bakaganira ku ngingo zigiye zitandukanye z'ubuzima bwabo, ndetse haba hari n'ufite ikibazo bagenzi be bakabasha kumuganiriza, ndetse bakabasha no kumufasha mu buryo bufatika. Ari uwabuze ikarita ya restaurant yo kuriraho bourse yatinze bakayimuha, ari uwabuze minervare bakamungerera yabuze uko yiyandikisha, ari ufite umurwayi kwa muganga bakamugemurira. Muri makeya abantu batangira kubona ko no mu gusenga no mu kubana mu murimo w'Imana hari ubundi buryo, hari ibindi bishobora gukura umuntu kubw'uko yabashije kubona ibisubizo muri bimwe mu bibazo yagiye agira se cyangwa yagiye ahura nabyo. Aha twavuga rero bimwe mu biterane bikomeye byagiye bikorwa bimenyerewe mu makaminuza nka campagne d'évangélisation, aho hari campagne d'évangélisation yabaye mu 2010 yahuje abanyeshuri bose bo muri kaminuza, ndetse icyo gihe iyobowe n'abapresbytériens, aho na Reverend Professeur Elisée Musemakweli icyo gihe yabashije kwitabira iyo campagne d'évangélisation, ndetse
Kristo bo muri kaminuza yose, abayobozi mu nzego za leta, mu nzego z'umutekano bitabiriye, bakagenda bavuga ati noneho tubonye yuko hari abanyabwenge, hari abantu bize, abantu bari ku rwego rw'abadokiteri, abantu bari ku rwego rw'abaprofeseri, babasha guhamya iby'ubwami bw'Imana kandi bakabasha no gutanga umusanzu ku iterambere ry'igihugu mu buryo bugaragara. Icyo gihe abantu barihanye, abandi barakizwa, ndetse na bamwe mu bayobozi ba kaminuza batangira kuvuga ati noneho turabona yuko ibi bintu bikomeye, kubona bamwe mu barimu ba kaminuza ya PIASS baza kwifatanya namwe, abayobozi b'amatorero bakaza, abanyeshuri, ndetse nta no kurobanura amatorero, abakristo bose ndetse n'inshuti zabo nabo babana mu miryango bakabasha kwitabira ku kuganira k'ufite Yesu ari we uba ufite ubugingo. Ibyo byakomerejeho rero, abanyeshuri basanga ibyo byiza bitagwa muri kaminuza y'u Rwanda i Butare gusa, ariho AYEP UNL yari mu cyahoze ari kaminuza y'u Rwanda i Butare batangiye noneho ivugabutumwa no mu yandi makaminuza. Bakora ivugabutumwa muri PIASS, bakora ivugabutumwa ISAVE muri INIRAK, bakora ivugabutumwa ISAVE muri Université Catholique ihakorera, bakora ivugabutumwa iKabgayi muri ISEKA, bakora ivugabutumwa muri KIE mu cyahoze ari muri College of Education y'ubu ngubu, bakora ivugabutumwa muri IRK Kigali, muri IRK Gisenyi, bakora ivugabutumwa Nyagatare, bakora ivugabutumwa Kibungo, bakora ivugabutumwa mu Ruhengeri muri INES, muri Izayi, bakora ivugabutumwa Gisenyi n'ahandi hagiye hatandukanye, KIST, KHT, ndetse amakaminuza yose barayazenguruka. Uwo muryango w'ivugabutumwa ndetse n'ivugabutumwa rikomeza kwaguka mu buryo bukomeye cyane, ku buryo mu mwaka w'ibihumbi 2012 ubwo itorero Presbyterienne mu Rwanda ryahuzaga abanyeshuri babyo biga mu makaminuza, ubwo bahuriraga mu mwiherero wabereye mu kigo Isano, habashije kuboneka abarenga 500 mu gihe hatekerezwaga abagera ku 120. Icyo gihe nibwo Reverend Dr Pascal Batarengaya yabagejejeho ubutumwa bubasaba kandi bubakangurira gukorera Imana bashikamye, bashishikaye, kandi bagira ishyaka ry'umurimo w'Imana, ndetse byanaba ngombwa n'ishyaka ry'itorero bakabasha kurigira. Ibyo byashubijemo imbaraga benshi muri bo, haba barangije ndetse n'abakiri kwiga, aribyo byatumye ivugabutumwa rikomeza kugira imbaraga kugeza ubwo mu makaminuza yose ubu ngubu amasosiyasiyo ahari ahagaze neza kandi akora ivugabutumwa rifatika. Iyo winjiye muri aya masosiyasiyo, muri aya mashami yose agiye atandukanye tugenda tuvuga, usanga ibikorwa byabo bya buri munsi birimo kuvuga ubutumwa ndetse no kwiga. Aho usanga nko muri kaminuza nkuru y'u Rwanda buri wa mbere mu gitondo cya kare saa 12 haba gahunda ya intercession, y'amasengesho yo kwinginga Imana, basengera amasomo yabo, basengera kaminuza, basengera amashuri, ndetse banasengera kaminuza zose ndetse n'igihugu muri rusange, bagakomeza amasomo yabo. Ugasanga kuwa kabiri saa 6 z'amanywa bajya muri cyo bita push service, pray until something happen, gusenga kugeza hari igihindutse. Aho muri gahunda ya push baganira ku ijambo ry'Imana, kandi abantu bakabasha kwigomwa rimwe na rimwe n'amafunguro kugira ngo babashe kurushaho kwiga ijambo ry'Imana, kandi babashe kurushaho no gusengera igihugu ndetse n'isi muri rusange. Kuwa gatatu ugasanga ku mugoroba guhera isaa 12 kugeza isaa 4 z'ijoro kuri stade hari igitaramo kirimo korali kubw'ubuntu, worship team, ndetse n'abatumirwa bagiye batandukanye mu guhimbaza Imana ndetse no kwiga ijambo ry'Imana. Ugasanga ku munsi wa kane muri ya mafamiye, muri ya miryango mitoya yitwa amaserire, abantu 5 n'icumi barahura bagasenga, bakaganira ku bibazo bigiye bitandukanye, ndetse bakabyungurana ibitekerezo bagatanga igisubizo. Ugasanga kuwa gatanu nyuma y'amasomo korali kubw'ubuntu, worship team bafite repetition nyuma y'amafunguro ya nimugoroba kugeza nka saa 3 z'ijoro. Ugasanga abantu bari muri repetition, abantu bari mu myitozo. Kuwa gatandatu ukaba umunsi wo gusura inshuti, abavandimwe, ndetse no kugeza ubutumwa kubo babana mu mashambure, gusura abarwayi kwa muganga, ndetse no gusura amashuri yisumbuye. Ku cyumweru bakaboneka mu ivugabutumwa rikomeye bakora muri paroisse
ya EPR Butare ahazwi ku Karubanda, aho korali kubw'ubuntu y'abaririmbyi ubu bagera kuri 80 basha kwakora ivugabutumwa rikomeye. Ntago ari aho gusa rero muri izo zagiye zitangira kera, kuko iyo urebye usanga ivugabutumwa rikorwa ribasha gukorwa hose kandi mu buryo bukomeye, aho usanga usibye na Butare yatangiye na za Nyagatare zitangiye vuba ahangaha iryo vugabutumwa rirahakorwa. Nyuma ya Butare hari za Kiye College of Education y'ubu, hari za PIAS yahoze ari FTTB ubu ngubu ni PIAS Protestant Institute of Arts and Social Science, hari za Nyagatare, hari za Kiste zabaye College of Science and Technology, hari za IEK Université Libre de Kigali, ndetse n'izindi zigiye zitandukanye. Ariko iyo ugeze no kuzavuba cyane nk'Inyagatare wasanga hakorwa ivugabutumwa ndetse na gahunda ituma abanyeshuri mu buzima bwabo bwa buri munsi no mu masomo yabo ya buri munsi batekereza ku murimo w'Imana. Aho buri wa mbere usanga abanyeshuri basengera ikigo cyose ndetse bakabasha no gusengera n'amasomo yabo. Buri wa gatanu hakaba amasengesho abera kuri EPR Paroisse ya Nyagatare. Buri ku cyumweru hakaba amateraniro kuri Paroisse ya Nyagatare. Buri wa gatandatu ugasanga hari umuganda rusange wateguwe na kaminuza, abanyeshuri b'abakristo b'abanyeshuri bahura basenga bakanahura bajya mu bikorwa bifitiye umumaro kaminuza, igihugu ndetse n'abaturiye icyo kigo. Ugasanga habaho gahunda z'ibitaramo byo gushima Imana, nkaho ku itariki ya 9 z'ukwa 2016 kuri EPR Nyagatare hazaba hari igitaramo gishyushye kandi gikomeye. Ku itariki ya 22 z'ukwa 10 hakaba inama rusange nayo izabera kuri Paroisse ya Nyagatare. Ku 9 z'ukwa 12 hakaba gufasha abantu 5 batishoboye mu karere ka Nyagatare. Bivuga ngo nubwo bakiri abanyeshuri, nubwo badafite amafaranga, nubwo badafite ubushobozi bukomeye, ariko baba biteguye gukora ivugabutumwa kandi bakarishyira no mu bikorwa ku buryo bufatika. Ni ibintu rero biba biteguye kandi bipangwa bigakorwa n'abantu bize bari kuminuza, babifitiye ubumenyi, babifitiye ubushobozi. Ari nayo mpamvu tukubwira aho dukurikiye ushobora kuba ufite abana bagiye kujya mu makaminuza cyangwa bakiri mu masegonderi, ariko menya ngo igihe bamara hari ahantu bakwiye gukurikiranwa kandi bakagira uburyo bakora ivugabutumwa ndetse nabo bakabwirizwa ubutumwa kugira ngo ibyo biga bazabashe kubikoresha no mu buzima busanzwe biherekejwe no kumenya Imana ndetse no kuyubaha no kuyubahisha. Ubashaka rero kugira andi makuru umenya kuri PSA Presbyterian Student Association, wagera ku biro bya kuri Best Future Center hariya Igikondo, benshi bamenyereye muri Centre Isano, ukabasha kumenya coordinateur uhuza ibikorwa bya za PSA amashami yose, aho wamenya aho waba ushaka kuzohereza umwana biroroshye cyane, bamwakira neza, bamufata neza mu cyo bita induction week. Umwana ugiye mu wa mbere yakirwa neza, akerekwa hacumbikwa, agafashwa kuyoborwa mu bikorwa bigiye bitandukanye, ndetse akabasha no gufashwa no gusobanurirwa mu buryo bw'amasomo kugira ngo azabashe kubyitwaramo neza. Mu kiganiro imbere heza rero cy'uyu munsi nababwira ngo twaganiraga kuri PSA Presbyterian Student Association, ihuriro cyangwa se umuryango w'abanyeshuri b'aba Presbyterian mu Rwanda, ukorera mu makaminuza, umaze kugira amashami hafi mu makaminuza yose mu Rwanda, kandi ufite icyicaro cyayo hariya Igikondo muri Best Future Center, aho abanyeshuri babasha gufashwa kurushaho gukurikira neza amasomo yabo, bakagirwa inama gutsinda neza no kwiga neza, kandi bakagirwa inama no kugira ubumenyi ndetse n'imyitwarire ikwiriye ibafasha kugera ku ntego arizo zizabafasha kukubaka imbere heza. Nababwira ngo mugire umunsi mwiza.